yakoze agashya nyine yabonye yabaye umufemale mu byangombwa byiwe arabipostinga nibyo byaje kugera hanze abantu benshi birabatangaza barabisharinga ari hanze ntago yemerewe kurenga igihugu cy'u Rwanda ntago yemerewe kurenga igihugu cy'u Rwanda ariko se nubwo yiga online nibwo yiga mu cyaranya umuntu yambwiye ati uriya mugore ni umucuruzi ni umunyemari umuhungu yamubwiye ngo natamuha miliyoni 10 arazita hanze arata hanze amafoto amavideo n'amavideo mbese nge sindanabibona rega ngewe nabonye iyo foto y'uwo mukecuru uyu mugabo akaba yarahoze mu ikipe ya Rayon Sport uyu munsi akaba ashaka kwiyamamariza kuba yaba mu buyobozi bwa federation Gacinya yongeye kwemererwa kwiyamamaza uyu munsi mu gitondo ngiye nsoma ngo yongeye avanwa ku rutonde hariho federation hariho ubuyobozi bw'agateganyo bushinzwe gutegura amatora ya federation izayobora igihe kirekire Yes ndabaramukije aho muri hose nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza muri uyu mugoroba ni waka podcast nk'ibisanzwe uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku bintu bitandukanye uyu munsi nibwo hasomwe urubanza rw'umugenzi wacu w'umuhanzi uri mu bijyanye n'imideri ukora mu bintu bya fashion uhimba imideri ariwe Moses uhagarariye Motion uyu munsi rero urubanza rwe rukaba rwasomwe aho bamwemereye ko ashobora kuzaburana ari hanze akaba yafungurwa wenda by'agateganyo urukiko rero rukaba rwabimwemereye akaba ari ibintu abari mu rusata rw'ubuhanzi cyangwa se umuryango we byabashimishije cyane ariko twibukiranyije aho ibintu bituruka ni ibintu bituruka mu kuba yarapostinze irangamuntu ye ahanditse igitsina yahasimbuje ko ari umugore ari igitsina gore kandi murabizi mu byangombwa byacu ntabwo ari irangamuntu ni passport mu mbabarire murabizi ko mu byangombwa byacu ntabwo umuntu w'umugabo ashobora kuba afite irangamimerere igaragaza ko ari umugore kandi ari umugabo mu mategeko hano no mu buryo bw'ibyangombwa ntabwo ibyo bintu no mu itegeko nshinga ntabwo byemewe so Moses mu gukora ibyo bintu yarabikoze apostinga ku mbuga nkoranyambaga asangiza abandi kubereka ko yakoze agashya nyine yabonye yabaye umufemale mu byangombwa byiwe arabipostinga nibyo byaje kugera hanze abantu benshi birabatangaza barabisharinga bizawugera mu bashinzwe kureba iyubahirizwa ry'amategeko y'u Rwanda ari nabwo ubushinjacyaha nyine bwamushinjaga ko yakoze ikijyanye no guhimba inyandiko cyangwa se guhindura uburyo bw'inyandiko ikozwemo ni urubanza rero rwakomeje nyuma y'uko ubwa mbere bari bamukatiye ko azaburana afunze uyu munsi rero bakaba bamurekuye urubanza rukaba rwamuhaye gutaha iwabo mu rugo akaba ashobora kuzaburana ari mu rugo iki kintu rero nkaba nakivugaho ubushize twari twanakiganiriye na Lucky ibintu byo gutwika inshuti zanjye tujye dutwika ariko tumenye aho dutwikira tumenye n'ibyo dutwikamo tumenye naho tugarukira kuko izi mbuga nkoranyambaga zaje dukoresha buri munsi ntago zahozeho mu buzima bwacu nta nubwo zubatse mu buryo bujyanye n'umuco wacu nk'abanyarwanda ari nayo mpamvu akenshi tugongana n'umuco kubera ko cyangwa tukagongana na societe ko tuba twakoze ibintu numva ko bitabereye societe nyarwanda bitabereye umuco wacu nk'abanyarwanda haba numva ko rero nk'abanyarwanda tugomba kumenya uburyo tuzitwaramo tukamenya ibyo dupostinga byubaka umuryango nyarwanda cyangwa se byubaka umuryango wacu cyangwa societe tubarizwamo rero nagira ngo ntatinze mu bintu byinshi cyane ndashaka ko duhamagara mushiki wacu Keza witabiriye urubanza atubwire uko byagenze mu rukiko atubwire n'icyo urukiko rwagendeyeho
rumurekura ndagira ngo tumuhamagare kuri Waka Waka podcast tuba twibereyeyo mu rukiko. Ikaze Keza. Komera ramba mu mwanya wanje. Umeze mute? turashima ja. Uyu munsi witabiriye urubanza rwa Moses Motion. Nagira ngo tuganirize ndi kuri Waka Waka podcast tubwire abakunzi ba Waka Waka byagenze gute, niki bagendeho kugira ngo bamwemerere ko yazaburana ata. Urumva urubanza rwatangiye saa 7:15 gutyo. Ubundi rwagagombye gutangira saa 7 zuzuye. Yego. Haza ikibazo cyo abanyamakuru ntago bemerewe gufata amashusho abari busoma urubanza. Mukuru basomye ingingo zose zimurega, ibintu byose byamuregaga byose byari bisanzwe bihari. Bafatanya ibiyobyabwenge, by'amapasiporo, ko yahinduye nyine ko ari maskira agashiraho femine, ko ari umugabo, kandi ari umugabo. Then barangije baravuga ati kubera ku mpamvu ziwe ari kwiga, reka ajya yitaba urukiko buri wa mbere ari hanze. Ntago yemerewe kurenga igihugu cy'u Rwanda. Ntago yemerewe kurenga igihugu cy'u Rwanda, ariko se nubwo yiga online, nubwo yiga mu Butaliyani, ntago yemerewe kurenga u Rwanda. None se icyo bagendeyeho bamufungura nuko yiga gusa, cyangwa hari izindi ngingo urukiko rwagendeyeho kugira ngo rumurekure? Urebye ntago babisesenguye neza cyane. Uyu munsi hari ifungwa n'ifungura. Urumva ifunga n'ifungura ry'agateganyo. Yego. Nubwo bamurekuye, ntago bamurekuye ngo yidegenge uko yishakiye. Uri wa mbere azajya kubazwa. Urumva ahubwo urubanza nibwo ruramuniga, nibwo urubanza rwe rutangiye ahubwo. Ubu nibwo rugiye gutangira. Kuko kwishimira ko ufunguwe byo ni byiza, Imana ishimwe. Ariko agomba kwitondera akiga urubanza neza. Narwiga neza azarutsinda. Ariko afite umumetero w'umuhanga azabitsinda. Ni umuhanga cyane. Ni umuhanga, umumetero we ntago ari umunebwe. So wowe urumva ufite icyizere ko azatsinda urubanza? Jewe shingiye ku byo mbona hano hanze, ashobora gutsinda da. Birashoboka. Birashoboka, ku isi nta kidashoboka. Ibyo ngibyo wenda reka tubirekere ubutabera, ariko noneho umuryango we, inshuti ze bari bahari aho ngaho ku Mutiki we yarahari, n'ababyara be bahari, n'abashiki be bakorana imideri bose bahari, hari n'abanyamakuru. Rega buriya nta muntu wishimira kundi afungwa. Ahubwo twanka amakosa. Amakosa yakoze ntazasubira icyo nzi cyo buriya yize. Buriya nakanyafwa mukubise kugira ngo atangamuke, amenye sosiyete agomba kubana n'abantu. Amenye ibyo ubundi social media igomba guhangira abantu, ntabwo igomba kubafungira. Bari abantu bose bamukurikira agomba kubakuramo amafaranga, akabamamariza. Kugira ngo bamukanguye azitaba buri wa mbere, buri munsi, buri saa 7 buri wa mbere, yitaye ibitiza gatumenya gake gake. Keza, wowe nk'umuntu ubikurikiranira hafi, ibintu yakoze wenda tuvuge byo kushyiramo ko ari femine kandi wenda ari maskire, urumva ibintu bijyanye no gutwika mu buryo butandukanye, harabubona bashyiraho amashusho atajyanye n'umuco nyarwanda. Ibyo bintu wowe ubibonaho iki? Izi telefone dukoresha, izi mbuga nkoranyambaga, nakaye kantu wabwira abantu? Burari ikintu ushaka kubwira urubyiruko, ibintu byo gutwika, batwike bashaka amafaranga, bitwika amamega yabo, internet yabo yishyira ubufu, bapostinga aba girlfriend ngo abasheri babo batere yivi, bapostinga ibintu bibinjiriza. Internet yakwinjiriza. Niba ufite izina wararyubatse nkawe Rafiki, izina ryawe rigutunge, rizatunge n'ubuvivi bwawe. Urumva? Rero birajya kuvuga ngo guhindura ni ikosa rihanwa n'amategeko.
yego yavutse ari umuhungu yavutse ari umuhungu ariko ari ukuvuga uri umuhungu ariko agira imyitwarire y'umukobwa ibyo nta kibazo. ibi bintu twebwe wenda hari uburyo tugomba kwiga bwo kubana nabyo kubera ko akenshi tunasanga birimo n'inshuti zacu ibi bintu by'abatinganyi n'iki uri kubyumva ubu byabaye ibintu bigari ku buryo wisanga ufite n'inshuti rwose zibirimo ariko nanjye mfite abashuti ba lesbienne mfite n'abashuti b'abagemfiki ariko buri muntu wese afite buri muntu wese afite uburenganzira bwo kubaho kandi akabaho neza. njye ntabwo njya mbashyigikira urumva ariko ni uburenganzira bwo kubaho. anyway ikibazo cyabo njyewe mbona ni uko bashaka kurengera urabona amavideo yabo agenda asohoka arenze imyumvire y'umuntu akagera hanze aho n'abana bato bashobora kuyabona. Moses yababereye isomo. Moses ntabwo yabereye isomo abari yabonyine yabereye isomo abantu bose ko ibintu byose mbere yo gupostinga abanza ubitekerezeho. Banza utekereze uvuga ati iki kintu ngiye gupostinga ntabwo tugiye kunkingiraho ingaruka kuko mu kanya ntabwo abonye amavideo y'umugore bashyize hanze. nabibonye mu mama ukuze cyane. turabibonye abajackson bagiye kubakoraho. umumama afite abana uriya mama ngo afite abana hafi 4-5. imagine urumva rero uragiye ugiye kwitaba umusore ese uwo musore uzitatiye urumva uwo musore ngo ndakoreza ama message urabizi muri umuntu abazicaranye umuntu yambwiye ati uriya mugore ni umucuruzi ni umunyemari umuhungu yamubwiye ngo natamuha miliyoni 10 arazita hanze arata hanze amafoto amavideo ni amavideo mbese njye sindanabibona rega njyewe nabonye iyo foto y'uwo mukecuru ego ni amavideo hasi hejuru kwenda uburyo n'ibumoso hahiye ariko biteye ubwoba isi turimo uyu munsi iteye ubwoba none ibyo byo birarangira bite uwo muhungu bamufashe cyangwa uriya mugore njye najya kuregura umusore ko nta burenganzira bwo kumfata video niba twakoranye igikorwa twayikoze twishimanye ntabwo nigeze ku burenganzira bwo kumfata video. uwo muntu ufata video umugore yanamwishyuye kariya kajackson birasoboka ariko ntabwo wakora biriya bintu utishyuye. njye numva icyo ari ikintu kigomba guhanwa leta igomba kugihana yihanukiriye kuko ni ikintu gikorwa n'abantu babiri umwe akaba yagambanira undi kandi akaba yamukorera ikintu cyamugaruka mu buzima bwe bwose. abana uriya mugore ngo afite umwuzukuru yarakingiye ibaze ariko n'abagore b'iki gihe nabo n'abagore bisubiraho biyubaha ariko ase bariyubaha gute keza wowe uje nkagutega telefone wamenya naguteze fone he wamenya naguteze kamera ye ko ari n'intoyi ayo maroji bajya mu maroji asobanutse biteye ubwoba ariko se nyine nicyo ndi kukubwira wenda nabo bajye bacekinga ariko nanone abantu guhemuka umuntu yapanze wo guhemukira ashobora gushyira kamera ahantu akayihisha ukaza niko kabikoze urumva rero nawe umuntu yabigukora anytime mu karere kabo ngo nagapfubuzi uri kubyibaza urumva nawe umuntu yabigukora anytime ahubwo icyo ndi kuvuga ni leta kubyinjiramo ku buryo umuntu wakoze ikintu nk'iki izajya imuhana yihanukire kuko aba yangije ubuzima bw'umuntu. ariko icyo ntabwo biri bugarukire hano mfite amavideo 4 yose umugabo yamubwiye ngo natamuha miliyoni 8 ngo arazita hanze umugore aramubwira ntazo ngo iyo santage umuntu agombye kuba agira ubwoba bukomeye kuba yakora ikintu nk'icyo ngicyo. ubwo rero niyo mpamvu ndi kukubwira urubyiruko abagore abari hagati y'abakecuru basaza ubwenge bwabo bujye kuri linye bujye ku murongo wiva ku murongo nuva ku murongo birarangira. Keza urakoze cyane kuduha update uko bimeze. Ureka ibya Moses nuko bimeze. Moses buriya ni isomo aduhaye muri societe tumenye uburyo tugomba gukoresha social media zacu nta rindi somo aduhaye. Kabisa ibindi n'ubuzima busanzwe kabisa. Asante sana komeza ugira umugoroba mwiza. Ijoro ryiza mwana wanjye. Asante sana. Tukiri mu bintu rero tukiri mu bintu by'amasomo n'ibintu by'amakata hano hanze ni ibintu bikomeje
ni ibintu bikomeje kuvugwa hano mu Rwanda. Nasanze ikintu cyagusaza ugasara ugata umutwe ni umupira w'amaguru wacu. Umupira w'amaguru wacu urimo ibibazo biteye ubwoba ku buryo iyo ufana mbese ushobora guta umutwe. Ndashaka ko uyu munsi tuganira kuri bibiri kubera muri federation, ibiri kubera muri Ferwafa bijyanye no gushyiraho ubuyobozi bushya muri federation. Ni ibintu byateje induru zikomeye cyane ku mwanya wa vice president, aho harimo kwiyamamaza uwitwa Gacinya Chance Denis. Akaba ari uyu mugabo akaba yarahoze mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu munsi akaba ashaka kwiyamamariza kuba yaba mu buyobozi bwa federation. Bakaba barabanje kumubwira ko atujuje ubudakemwa ngo yarafunzwe, ariko nyuma yaho aza kubabwira ati sinakatiwe, ndetse azana n'icyangombwa cy'ubunyangamugayo, bamusubiza ku rutonde. Ngiye nabibonye ku Nyarwanda banditse ngo Gacinya yongeye kwemererwa kwiyamamaza. Uyu munsi mu gitondo ngiye nsoma ngo yongeye avanwa ku rutonde. Ngiye kubona urutonde, mbona urutonde hariho perezida wa federation wiyamamaza n'umwe, ku mwanya wa vice president wiyamamaza n'umwe. Ahantu harimo abantu ubona ko bashobora guhanganira imyanya ni mu myanya y'abakomiseri. Impamvu mvuga ko umupira wacu ushobora kugusaza, uribaza ukavuga uti ese abantu twakuze tubona abantu bakoze ibintu bikomeye muri uyu mupira, kuki tutababona begera imbere? Kuki tutababona begera imbere ngo baze mu myanya bashobora gutorwa, bakaba bajya muri federation bakarwana no gukemura ibibazo by'umupira wacu? Bugiye cyose ugahora ubona umuntu mushya, umuntu utarigeze anashota kuri baro, umuntu utarigeze aba hafi y'abakinnyi, umuntu utarigeze aba mu ikipe runaka, katarunaka ukabona umuntu abaye president wa federation. Ni ikintu rero kibabaza abantu benshi, kubera ko umupira ni ikintu abantu bahurira mu kibuga, abakinnyi 11 kuri 11, urusha undi agatsinda. Ariko iyo hajemo ibintu bidasobanutse, ni hahandi ubona hatangiye kuba mo favoritisme, ugasanga ikipe itsinda siyo yakagombye gutsinda, cyangwa se nubwo inatsinda abantu ntibemera uburyo itsindamo, kubera ko muri federation cyangwa se mu buryo ibintu biba byubatsemo nta transparence ibirimo. Nk'ubu ndibaza nti mu mupira w'amaguru umunyabwenge mufite wakwiyamamariza kuba president wa federation n'umwe? Umunyabwenge wawe kwiyamamariza kuba vice president wa federation n'umwe? Kubera iki abanyamupira batinya kwegera imbere ngo baze mu myanya ifata ibyemezo mu mupira? Abantu bawubayemo kuki batazi imbere ngo batorwe bajye mu myanya y'imbere, bajye mu bafata ibyemezo? Twabonye ubuyobozi bwashize bwavuyeho, bwari buyobowe na Olivier. Ngewe nanashimira cyane, kuko ngewe nagerageje kuganira n'abanyamupira bakambwira bati buriya twamenye ibintu bibera muri federation, twamenye amafaranga yinjira muri federation ari uko Olivier ageze muri la federation, naho ubundi ntago twamenyaga ngo niki kijya mbere muri federation. Uyu munsi rero hariho federation, hariho ubuyobozi bw'agateganyo bushinzwe gutegura amatora ya federation izayobora igihe kirekire. Ariko ikibabaje ni ugusanga umukandida ku mwanya wa president n'umwe, ku mwanya wa vice president n'umwe. Ubishaka wabaye mu mupira, abantu bose bazi mu mupira, abantu bose bazi ko ari umuntu urwanira umupira, ntago mushaka ko yiyamamaza. Then umupira wacu murashaka kuganisha he? Ngewe iki kintu kijya kimbabaza cyane, kubera ko ngewe nkunda umupira cyane, so igihe cyose iyo mbonye ibintu bidaciye mu buryo birambabaza cyane, nkarara ntasinzire nkavuga ati si uyu mupira koko. Niyo mpamvu ubona benshi bikundira za Arsenal, bikundira za Man U, ni ukubera ko mu Rwanda bakirimo utuntu mu mupira utamenya tu. Gacinya ni umuntu wabaye muri Rayon Sport, umwaka umwe yayoboye wa mbere, yahise itwara igikombe. Ni umuntu n'uyu munsi abareba bifuza ko umunsi umwe yazongera akayora Rayon Sport. Ni ukubera iki mu mwima amahirwe yo kugera muri federation ko n'abantu barimo kwiyamamaza atari benshi? Murishimye ko muri federation muzajya mugira umukandida umwe, mugiye gutora president hazemo umwe. Ntabwo umwe aza ngo avuge plani ziwe, uyavuge plani ziwe, none abanyamupira bahitemo uwo bumva ufite plani zizubaka umupira.
ni ukuvuga ngo ni ugufata igihari nta guhitamo, umupira urajya. Ngewe ibi mba mbivuze kugira ngo ababyumva bashobora kuganira wenda n'abari muri izo nzego zifata ibyemezo ku mupira wacu, mujye mumenya ko abanyarwanda ibi bintu birabababaza cyane kandi bituma batakaza passion y'umupira wacu, kandi bigaragara ko umupira wacu urimo urazamuka. Umupira wacu urimo urazamuka, dufite impano, dufite abakinnyi bafite impano ziteye ubwoba, ariko ubuyobozi haracyarimo ibibazo. Kandi impamvu habamo ibibazo ni uko hatabaho guha amahirwe abantu bose ngo biyamamaze, cyangwa se abantu bagatinya kujya imbere ngo biyamamarize kuyobora uyu mupira. Tuzakomeza tubitega amaso. Hari bari kuvuga ngo ntibirarangira, Gacinya ashobora kugaruka mu rutonde, ntitubizi ariko birababaje. Ibintu bijye bisobanuka. Niba umuntu afite umuziro bawusobanure, uwo muziro wumvikana. Apana guhagarika umuntu gusa gutya kugira ngo umuhagarike, cyangwa se kugira ngo kanaka bari gutsinda. Ko ngewe uko mbibona, ndabona ko Gacinya bari kumwangira kwiyamamaza kugira ngo uri hariya kuri uriya mwanya ari uzatsindira kuba vice president wa Ferwafa. Niyo mpamvu harimo ayo manyanga yose, kuko niba mwaramuvanye ku rutonde akazana icyangombwa cy'ubunyangamugayo, icyo cyonyine kirahagije kuba mwamusubiza mu rutonde. Mumusubije mu rutonde, muraje mutiya perezida wa komisiyo y'amatora ntabwo yari yarusinyeho, haje urundi rumuvanaho perezida wa komisiyo y'amatora yasinyeho. Icyo kintu gishyira confusion mu mitwe y'abantu bakurikirana umupira, kubera ko ibyo bintu ntabwo biba bisobanutse muri procedure yabyo, ntabwo bisobanutse. Nuvuga ngo ari komisiyo y'amatora muri federation ntabwo ishoboye gusobanurira abanyamupira ngo ABCD. Niyo mpamvu abanyamupira turababaye, ntabwo twishimiye ko umupira uzajya uyoborwa n'umuntu washyizwe haraju mwese mu mutore. Icyo kintu ntabwo kizatuma umupira wacu uzamuka. Tukiri mu mupira nk'umukunzi w'umupira, tuve muri federation yacu y'umupira w'amaguru mu Rwanda, tugane ku mukinnyi bita Kylian Mbappé. Uyu munsi turaza kuganira ku mupira mo gakeya. Umukinnyi witwa Kylian Mbappé, buriya abantu banjye mu buzima, umuntu wavuze ngo uwizera umwana w'umuntu, harya bavuga ngo uwizera umwana w'umuntu ngo bigende bite, mubimbwire muri comment. Uwizera umwana w'umuntu avumwe, niko bavuga. Baravuga ngo wizera umwana w'umuntu avumwe. PSG yahaye Mbappé ibyo yashakaga byose, bamuhereza n'ikipe, baramubwira ati ikipe ni iyawe, ujye ukora ibyo ushaka, ujye witoza ubishaka, nutabishaka ubyihorere. Bamuha byose, hafi kumuhereza na Qatar kugira ngo yongere amasezerano muri Paris Saint-Germain. Turabyibuka twese, twari dutegereje ko Kylian Mbappé ajya muri Real Madrid, na Real Madrid yari mutegereje, n'abafana ba Real Madrid bamutegereje. Real Madrid na icyo gihe kugira ngo aze yari yamuhaye byose Real Madrid itagitanga. Buriya Real Madrid ntigihe umukinnyi ngo publicité zizabizawe, nta nubwo igihe umukinnyi percentage nini mu byo azamamaza. Ariko Mbappé baramubwiye bati 100% publicity ni izawe, ibyo uzajya ukora byose byamamaza, amafaranga yose naya. Bamuhereza ibintu byose. Muribuka ko muri saga hajemo Sarkozy, hajemo Macron, bose binjira muri saga kugira ngo Mbappé agume hariya. Birangira Mbappé asinyiye PSG, yongera amasezerano muri Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain iratuza, iravuga iti ubwo tubonye Kylian Mbappé ubu tugiye kubaka duhereye kuri Kylian Mbappé. Ariko mukongera Kylian Mbappé amasezerano, hari ibyo bamwemereye. Nkuko nabivuze mbere, bamwemereye ikipe yose, barambwiye ati ikipe ni yawe, n'abatoza ntago bagomba kujya bavuga niwe ugomba kujya utoza, byose ni ibyawe. Baramubeshya bati Messi, Neymar bazajya bagukinira, ni wowe projet yubakiyeho.
anatangira gutanga conditions ati wenda Neymar nagende ngenda ashaka kugumana na Messi, ibintu byinshi cyane hari muri Paris Saint-Germain hagiye habamo utuntu twinshi cyane. Aha kabigiye postinze amakuru ku buryo wumva ko ni umukinnyi wumva ko ari hejuru y'ikipe, ariko PSG ikihangana kugira ngo imugumane. Ejo bundi rero Kylian Mbappé yabwiye PSG ko atazongera amasezerano, ko murabyibuka ko kuva yakongera amasezerano y'imyaka 3 ubu hashize 2, asigaranye umwaka umwe muri PSG. Kubabwira ngo ntabwo azongera amasezerano ni nko kubabwira ngo ni mungurisha uyu munsi cyangwa nzagendere ku buntu. Impamvu nababwiye ngo wizere umwana w'umuntu avumwe nuko uyu munsi Messi PSG yaramurekuye yaragiye, kuko yumvaga ko ifite Mbappé. Abafana ba PSG bamaze iminsi bakomera Neymar, sinizeye ko Neymar yifuza kuguma muri PSG uyu munsi. None na Mbappé bashakaga kubakiraho projet yabo itaha, arabasezeye. Umwaka utaha niba mugumana undi mwaka bazamubura ku buntu. Ngewe mpa amahirwe menshi ko PSG ibonye umuntu ugura Mbappé muri iyi mpeshyi izamugurisha, muri iyi sama izamugurisha. None ukibaza uti ahazaza ha Paris Saint-Germain hameze hate? Messi aragiye, Neymar ntagishaka kuba hariya, ntabanye neza n'abafana, nta kugira ngo Neymar agume hariya nuko hashobora kubaho nk'izindi negotiations, kandi afite contrat ugera 2007, ariko kubera ko bamweretse ko batamushaka, nawe mu byo ashaka ntago harimo PSG. None na Mbappé aragiye, Paris Saint-Germain irimo iragana. Kadutegereze turebe, ushobora kuzasanga na Sera amanukanye ibivarisi by'amafaranga banakaza kabikubita imbere ya Mbappé akamwongerera amasezerano, ntawamenya. Ariko hagati aho ngaho naho ngaho ibintu bihagaze kuri uyu munsi. Ari nayo mpamvu nababwiye ati muri gahunda zawe ujye uzipanga neza, ariko ntuzizere umwana w'umuntu. Iyi ni Waka Waka Podcast. Ndabashimiye mwese ko twabanye muri aka kaganiro kagufiya, nagira ngo tuganire kuri ibi bintu birimo kuba mu buryo bwihuse, tubihaneho ibitekerezo. Nkaba mbashimiye, mbasaba ko mwakomeza mukampa comment aho ngaho muri comment za YouTube, noneho tukazazisoma tukaziganiraho. Haba hari nk'igitekerezo mwatanze kizima, nkaba nakigarura muri podcast tukakiganiraho. Imana ibahe umugisha rero, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Waka Waka Podcasts.